Mwama aravuga ati niki gituma ninde wakugira iyo nama kutunama aravuga ngo hoya ntago tujya twunamira ibindi none dufite abasore yo kujya gutereta akabanza agapfukama nutereta umukobwa wamupfukamye nimugera no mu rugo ujye umubwira upfukamye nuhagarara ntazabyumva ariko wowe uri gupfukamira abantu uri kuvuga ibintu bitariho wajya hano karirimba ngo Dani yaragambirira mu mutima we ngo intare ntizamurya we zakuryana n'imyenda kutisobanukirwa ntago umukobwa agomba kukwemera kubera ko wapfukamye musore mwiza nkawe wize uza agaciro ko gupfukamira Imana ese yo mupfukamye muvuga ngo icyo ubundi buri yo mupfukamye imbere y'abakobwa umubwira ngo iki ariko mwabuze uko mutereta umuntu ufite doctorat umuntu ufite licence umuntu ufite humanité umuntu wagiye mu ishuri akiga wabuze amagambo wateretesha iyo mupfukamye muvuga iki kutimenya kutisobanukirwa igihe cyose utagira ishyaka utagira umwete mu byo ukora abantu bafite umwete mu bintu bidafite umumaro urebye umwanya mutakaza mu bintu bidafite umumaro umwete mufite ni wa WhatsApp n'ubu hari gucatinga ndi kubona hangaho umwete ntushobora gucuruza utagira umwete ngo uzakire dufite abanebwe bacuruza akaza gucuruza saa 4 acuruza isukari n'amandazi kandi bikenerwa saa 12 ukaza saa 5 uri umunebwe nta mwete ugira ntushobora gukira ngo ariko kubera icyo abantu batanyemera ntago tukwemera ko nawe ubwawe ntiwiyemera ntago uramenya uri we kuki abantu batanyumva nawe ubwawe ntabwo wiyumva banza umenye uri we ariko dufite abana b'abasore abana b'abakobwa tuje twose bararya tuje twose barambara utari wimenya wambara nk'indaya kandi utariyo hirya y'inzitizi uri guhura nazo nukomeza ugende amaherezo imigambi myiza Imana igufite izasohora kureba kumenya ko hirya y'umusaraba amavi yose arapfukama.